Babazwa n'uburyo nakirwa. Umuntu ntiyumve ko mfite ubushobozi, ahubwo akumva ko menyekana kubera iturufu yo kuba ntabona. Nicyo kintu kimbabaza, nkumva ko nzwi kubera ikibazo mfite. Aya ni amagambo yatangajwe n'umuhanzi w'umunyarwanda witwa Niyo Bosco, aha hari mu mwaka w'ibihumbi 2020 ubwo yaganiraga n'ikinyamakuru Igihe. Ni nyuma y'uko rero yarabajijwe uko abona abakunzi be bamufata. Uyu muhanzi rero waje kubura ubushobozi bwo kureba ku myaka ye 12 abitewe na malaria. Indwara ya malaria imaze imyaka igera ku 2000 yibasiye abantu ku isi hose. Indwara yo ikaba yaragaragaye mbere y'ibinyejana 5 mbere y'uko Yesu avuka. Byagenze bite kugira ngo umuhanzi yisange afite iki kibazo cyo kutabona? Abantu benshi ni kenshi bagiye batekereza ko Niyo Bosco ashobora kubareba cyangwa se atareba, cyane cyane biturutse ku kiganiro 1on1 yakoranye n'uwitwa Tycoon Ndahiro. Abantu bagakeka ko yarebaga kubera ko barimwerekaga amafoto akagenda asubiza. Byagenze bite kugira ngo uyu muhanzi abashe kumenya abantu bari kumwereka? Niyo Bosco ni umwe mu bahanzi nyarwanda bagaragaje ubushobozi budasanzwe ubwo yarimbaga mu bitaramo bigiye bitandukanye harimo na Tour du Rwanda. Uyu munsi ndaza kukubwira bimwe mu bikorwa bidasanzwe uyu muhanzi Niyo Bosco yakoze ku myaka ye mikeya. Ni indirimbo nyinshi amaze gushyira hanze zakunzwe n'abatari bake kandi yakoze wenyine. Abarirwa mu bahanzi bafite indirimbo zikomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda ariko batakoranye n'abandi bahanzi, ibyo bita collabo. Kuri ubu ngubu ni umugabo, afite umugore. Ni umugore babanye umwaka ushize wa 2025. Ubundi uyu muhanzi amazina ye nyakuri yitwa Niyo Kwizerwa Bosco, ariko mbere yuko yinjira mu muziki akaba yarahisemo kwiyita Niyo Bosco, aho yafashe izina rye rya mbere Niyo Kwizerwa akakuraho Kwizerwa agahita afata na Bosco bikaba Niyo Bosco. Yavutse mu mwaka w'ibihumbi 2000 mu kwezi kwa 5 tariki 25. Kugeza ubu ngubu afite imyaka 25. Uyu muhanzi rero azwiho kuba acuranga gitari ndetse akaba ari n'umucuranzi mwiza wayo, akaba ari n'umuririmbyi. Ariko si ibyo gusa kuko afasha n'abahanzi muri studio, ibyo bita gukora igishinwa, gukompoza indirimbo. Handi usanga umuhanzi ari kuririmba ibintu bitumvikana. Indirimbo nyinshi rero zirimo iza Vesina na Dorcas akaba ari we wazanditse ndetse akabigisha nuko baziririmba. Muri izo ndirimbo harimo nk'iyitwa Ibuye, Nahawe Ijambo ndetse n'izindi. Kuri ubu ngubu Niyo Bosco yemezwa nk'umuhanzi wabaye umuhanzi guhera mu mwaka wa 2020 ubwo yashyiraga indirimbo ye hanze bwa mbere yitwa Ubigenza ute. Uyu muhanzi yatangiye akorera muri label ya MIE Empire, ni label ya M Irene cyangwa se Murindahabi Irene. Iyi ngiyi rero niyo yamufashije kuzamuka, anamushimira cyane kuba yaramweretse abanyarwanda. Ubuzima bwa Niyo Bosco bwagiye buhindagurika uko imyaka yagiye ihinduka. Uyu musore ufite ababyeyi babiri be bombi, ubwo yavukaga yavutse ameze neza nta kibazo afite na kimwe, dore ko yarebaga n'amaso ye abiri. Ageze ku myaka 2 yaje kurwara malaria. Malaria yaramufashe iramuzahaza, dore ko byanatangiye ijisho rye ritabona. Hanyuma ageze ku myaka 12 byaje kurangira amaso ye yose ahumye. Iki gihe byabaye ubwo yari watuye mu karere ka Nyamasheke ari naho yavukiye. Hanyuma kubera malaria rero yakomeje kumusaza, ubwo yaramaze kubura ubushobozi bwo kuba yareba, baje kwimukira i Kigali mu karere ka Kicukiro mu mwaka wa 2006. Niyo Bosco yize amashuri abanza ndetse na segonderi, aza kuyasoza mu mwaka wa 2019. Agisoza amashuri yisumbuye nibwo yahise atangira kariyeri ye y'umuziki, dore ko ku mashuri aho yigaga guturuka muri primaire yarazwiho nk'umwana wari uzi gucuranga gitari ndetse no kuririmba, cyane ko yagiye ahura n'abasponsa batandukanye banamufashije no kwishura amashuri. Niyo Bosco yakoraga ibihangano bye ariko ntagire kure kubera ko nta muterankunga yari afite cyangwa se umufasha kureberera inyungu ze. Icyo gihe yahuye n'uwitwa Irene Murindahabi amwemerera kumufasha. Mu mwaka wa 2020 nibwo yahise ashyira indirimbo ye ya mbere hanze yise Ubigenza ute. Ni indirimbo yakunzwe n'abatari bakeya, cyane ko mu Rwanda uyu muhanzi ntago ari bamuzi ariko indirimbo bari bayizi. Nyuma yaho ntago yacitse intege, yahise akora iyindi ndirimbo ya kabiri yise Uzaba Intwari. Hanyuma iyo ndirimbo ariko ntago yaje gukundwa neza cyane, ariko yaje gukurikizaho iyitwa Ibanga, nayo yongera kwibutsa abantu ko mu Rwanda hari umuhanzi waje mushyashya. Abantu baje kumenya ubudasanzwe yari afite mu kuririmba ndetse n'ubuhanga yari afite mu gucuranga gitari ubwo yakoraga indirimbo yitwa Ubumuntu. Iyi ndirimbo akaba yarayikoze ari mu buryo bwa audio gusa, ntayikorere amashusho, ariko ntago byayibujije gukundwa.
nyuma yaho yaje guhura na Bruce Melody nawe bahuriye muri studio, cyane ko Bruce Melody mu myaka yagiye itambuka yagiye atangaza ko Neo Bosco ari umuhanga kandi ari umukozi cyane, ari umuntu yageze muri studio atajya arekura gitari. Ubwo bahuraga Neo Bosco yari gutegura indirimbo yitwa Seka yakoreshejemo umubyinnyi T Brown ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Bruce Melody bivugwa ko rero ari we wamuhaye imirongo imwe n'imwe yifashije muri iyi ndirimbo Seka kugira ngo ibe indirimbo ifite vibes. Neo Bosco ubwo yari ari muri MIE yafashije abakobwa barimo Dorcas ndetse na Vestina gukora indirimbo zigiye zitandukanye, nakubwiye ari buguru harimo Ibuye ndetse na Nahawe Ijambo n'izindi nyinshi zagiye zisohoka. Bivugwa ko rero ari we wagiye abafasha kuzandika ubwo yari muri Rebo, dore ko yaranayigezemo wenyine abandi bataraza. Abakobwa Vestina na Dorcas baturutse mu karere ka Musanze baje bahamusanga. Irene, Neo Bosco na Vestina na Dorcas bari bamaze kubitsinda rinini. Neo Bosco rero amaze kubona ko nta mwanya kibona wo kwitabwaho nyuma yuko abakobwa bari bamaze kuhagera, yahisemo kuba yava muri iyi Rebo arasezera. Ibi ngibi yabigarutseho ubwo yavugaga ko bamwimaga 30% by'ibyavuye kuri YouTube ku ndirimbo zabaga zacurujwe. Amakimbirane yabo ntago yateje impaka cyane ko uyu Irene Murindahabi ndetse na Neo Bosco bari bafitanye umubano udasanzwe. Irene rero na Neo Bosco babiganiyeho birangira bemeje uko bazabigenza. Hari amafaranga Neo Bosco yavugaga ko Irene atari yamwishyura, ariko mu kiganiro yari ari gukora na Tonalite, uyu Irene yatangaje ko ayo mafaranga azayamuha, cyane ko yanamuhamagaye kuri telefone bakumvikana ko amafaranga yaramusigayemo agera ku 500 yagombaga kumwishyura kuko yaranditse indirimbo azayamuha. Neo Bosco wakoraga indirimbo z'ubuzima ndetse n'urukundo mu mwaka w'2024 yatangaje ko asezeye mu muziki wa secular cyangwa se indirimbo z'isi, ahubwo yigiriye muri gospel. Muri iki gihe abantu benshi bahise batangira gutekereza ko agiye kuzima, ariko ntago ariko byagenze kuko mu ndirimbo nyinshi yagiye ashyira hanze zirimo Eminado zagiye zikundwa n'abatari bake. Nyuma yaho yaje gukora indirimbo yitwa Daddy God. Iyi ndirimbo mu mashusho yayo yifashijemo umunyarwenya Dr Nsabi, byatumye iyi ndirimbo ikundwa cyane. Mu mwaka ushize wa 2025 abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga babonye video yacicikanye hanze igaragaza uyu Neo Bosco ari kureba muri telefone ubwo yitabiriye igitaramo cya Gen Z Comedy. Abantu baratekereza ngo ese yaba yaratubeshye ko atabona kandi areba. Ku mbuga nkoranyambaga byatangiye kuvugwa cyane ko uyu muhanzi ashobora kuba yarabeshya abantu ko areba, ariko yaje kugaragara mu kiganiro abisobanura avuga ati njyewe ntago nzaza ahangaha kugira ngo nsobanure uburyo mbayeho ubuzima bwanjye, gusa icyo nababwira cyo nuko ntabona kandi abantu barabizi. Abasesenguzi bavuze ko Neo Bosco atareba, ahubwo iriya video yagaragaye ari ibintu bisanzwe, cyane ko ngo telefone zikoreshwa n'abantu bafite ubumuga bwo kutabona ziba zifite ikoranabuhanga ku buryo umuntu ashobora kuyirebamo igahita yifungura. Bivuga ko rero yari ari kureba muri telefone kugira ngo unlocking cyangwa se akuremo urufunguzo. Mu minsi yakurikiyeho nanone hagiye video hanze ya Tycoon Ndahiro mu kiganiro 1on1, ubwo yabazaga uyu Neo Bosco akamubaza ibibazo ku bahanzi yagendaga amwereka kuri telefone, nanone akagenda nawe abasubiza. Byatunguye benshi, abantu baribaza bati se yagendaga amenya gute abo bantu kandi atareba. Mu kiganiro Neo Bosco yagiranye n'igitangazamakuru Igihe, yavuze ko ari ibintu bari bateguye kandi bari bapanze, dore ko ngo Neo Bosco yari yabanje kuganira na Tycoon Ndahiro mu kiganiro 1on1, bari bumvikanye ko azajya amwereka amafoto agahita amubwira ibintu ayatekerezaho. Ariko wari babipanze mbere kugira ngo ikiganiro kibashe kugira umwimerere wacyo nigitakaze umwimerere kandi kinaryohe, dore ko ngo abo bahanzi yari yabanje kubamwereka yamutondekeye uko bari buze kugenda bakurikirana. Ariho rero babonaga ku ruhande agenda ahita bivuga, kandi ngo hari ibintu bagendaga bakatingamo ubwo yamubwiraga uwo amweretse. Ibyo nanone byakuyeho urundi rujijo. Hanyuma mu kiganiro rero uyu muhanzi mu biganiro byinshi agenda agaruka ku kuntu abantu bamufata nkaho kuba atabona ariyo turufu yakoresheje kugira ngo yikururire abakunzi bamukunda cyane, ariko we avuga ko bakaye bareba ubushobozi afite aho kureba icyo kintu. Tariki 16 mwaka wa 2026 mu kwa mbere, uyu Neo Bosco yasezeranye mu mategeko ndetse no mu rusengero n'umugore we Mukamisha Irene, bemeranya kubana. Uyu mugore
ku mbuga nkoranyambaga abantu bagiye bavuga bati nyaboneka uzadufatire neza umugabo Niyo Bosco mu byishimo byinshi. Ni mu bitaramo byari byitabiriwe n'abahanzi ndetse n'abandi bantu b'abastari benshi mu Rwanda, dore ko abenshi bari bamwambariye kandi bitabiriye ibirori bye. Mu birori bye Bruce Melody yararirimbye ndetse na Niyo Bosco amufasha gucuranga gitari. Ni ibitaramo byari bibereye ijisho. Kugeza ubu ngubu Niyo Bosco hari indirimbo amaze gukora nakubwira zakunzwe n'abatari bake ahangaha mu gihugu cy'u Rwanda. Ku ikubitiro yakoze iyitwa Ubigenza ute, arongera akora iyitwa Uzaba intwari, akora Ibanga, akora Ubumuntu, akora Imbabazi yasohoye nanone mu mwaka wa 2020 tariki 18 z'ukwa 9, arongera akora Seka yasohoye mu mwaka wa 2021. Nyuma yaho yaje gukora n'izindi ndirimbo harimo nk'izo yakoze amaze kwinjira muri gospel, harimo iyitwa Izindi Mbaraga yakoranye na Aline Gahongayire. Wakoze cyane kubana nanjye mu kiganiro. Amakuru y'imyidagaduro, amateka, ubuzima ndetse n'ibyaranze ibyamamare uzajya ubisanga ahangaha. Ndi Ishimwe Elisa.